afite ikibazo tuvuge tugiye nko muri Iran. Muri Iran bashyizeho system uko yubatse irakandamiza, irica, ifite umurongo mubi. Byose ntiyabyemera. Uko barimo bavuga ngo twigishe, wakwigisha winjiriye. Azigisha iki? Wakwigisha he, unyuze he, wakwigisha urinde, aho ngaho niho tugomba kureba. Yego Lion. Ubu ngubu turasupoza ko leta iriho yaba mu Rwanda cyangwa se muri Iran ariyo yakemura ibyo bibazo, kandi bigaragara tuvuze iyo kaya Iran yuko bidashoboka. Si wo murongo bari hose bo bantu bajya kwigisha abantu gukunda cyangwa se gukorana cyangwa se kubahana batabishaka, bafite umurongo wabo bashaka kwempoza. Ariko niyo turebye kaya y'u Rwanda bavuga ngo ntago ariyo kaya Iran turimo, tanke no muri ibyo byemezo bindi bishyirwaho utambaje ngiye muturage ngo mbigire mu ruhare, ntago bishobora kugenda neza kubera ko bigera ahantu nutandukira se bizagenda gute, kuko wamenyereje guceceka nkemera ibyawe kuko ari byiza, umunsi uzatandukira se nzamenya mvuga gute. Umuntu wese yifuza icyamumerera neza, kumubwira ko icyo yumva cyamumerera neza agomba no kukireka kikamerera neza mugenzi we. Ariko hari ahantu biba byarenze urugero, hari aho birenga urugero mu bihugu, icyo gihe rero hagomba impinduka. Ibyo ni bibiri rero bitandukanye. Uti umuntu wese ashaka heza, ashaka heza. Ezaho muri iyo nzira mu gushaka heza twanabibonye ko iyo bashaka kukugwisha muri ya ngengabitekerezo bakubwira bati turakuganisha heza. Ese aho buri twese umuntu wese mu Rwanda muri Iran ntashobora kuba yakururwa mu ngengabitekerezo isenya Francine Rutazana? Niko mbibona ko igihe umurongo wubatswe uvuga kuganisha heza, noneho jewe nkaba nagiye inyuma y'uwo murongo, nubwo nge nabonaga ko birimo bituma hari izindi nyungu narengera wenda zana abantu benshi, ariko mu gihe cyose nzaba narenze wa murongo politika y'igihugu n'itegeko ryashyizeho, nzaba naganye mu ngengabitekerezo nzana hano. Aho rero niho haba ikibazo. Nabangane muri iki gihe twebwe mu Rwanda, reka tube turetse na Iran, ko izo mvugo zivuga tuti ndashaka kuganisha aheza twarazirenze cyangwa buri wese ashobora kongera kugwa mu ngengabitekerezo zisenya? Turacyafite ab'imyumvire mikeya cyane cyane babandi batari muri iki gihugu, bo nyine bagifite ikibazo n'ibyiza babyitiriye. Abo hanze y'igihugu ntibashobora kuba abari hanze y'igihugu nibo bagifite iyo myumvire n'ibyiza bo babyita ibibi. Aho ngaho ingero zo turazifite zifatika. Ahanga hari ibintu dushobora kuvuga ngo baravuga ngo mu Rwanda ngo iterambere ririhuta, batashwida. Ariko utegereze neza ushobora kuriragwa muri ya ideology, muri ya ngengabitekerezo isenya, kuko deje ravuga abo hanze hari ibihumbi urakoze cyane. Abo hanze bose si babikoko, kuko dufite iyo diaspora y'abanyarwanda bazima bakora bagiye gushaka imibereho, ariko hari abandi nyine bahunze bafite bagihembera ingengabitekerezo ya jenoside. Reka nyongereho uwo muri uvutakira umutego wo gusimbuka wo kuvuga ngo abari hanze bose cyangwa se abahutu bose cyangwa se abatutsi bose twarawusimbutse cyane. Ni umutego ukomeye cyane. Ibyo nabyo bigomba gusobanurwa mu by'ukuri, kubera ko hari ibintu rimwe na rimwe byihuta ku rurimi, ariko mu by'ukuri wenda atari ibyo umuntu agambiriye ku mutima. Ibyo byose nabyo ni ideology mu by'ukuri, ariko buryo umuntu aba agomba gusesengura kwanza ikiri ku mutima w'umuntu. Ntekereza yuko iyo tuvuze ngo abari hanze ntabwo tuba dushaka kuvuga yuko ari abanyarwanda bose muri rusange, ahubwo tuba dushaka kuvuga yuko abagaragara cyane ni bamwe muri abo banyarwanda bari hanze y'igihugu. Birumvikana ko haba muri Iran haba mu Rwanda namwese ngira ngo murabihurizaho, iyi ngengabitekerezo zisenya ni ikintu cyo kurwanya. Nagira ngo mbasabe buri wese nka kumwe twatangiye ambwira ikintu yumva kikirimo ingengabitekerezo isenya, we ko muntu gite yumva yashaka guhindura. Nuko mu minsi yashize twabibonaga mu mashuri, inzego zarahagurutse ziragenda, amashuri amwe ashaka gufungwa. Burya cyari ikintu gikomeye cyane. Hari habaye iki mu mashuri? Abana bari bandikiye abandi, amashuri yazamuhura n'ahandi hose babandikira amagambo yuzuyemo ingengabitekerezo, bababwira ko bamwe ari abatutsi bazongera bakabica n'ibindi byose, bamwe baranahamuka. Ibyo rero bigaragaza niba biri mu rubyiruko, dushobora kuko ducecetse tukaba tunyura ahantu
twibwira ngo harakomeye indani hatameze neza. njye ntacyo forum de discussion nk'izi ngizi nemeza njyewe pe ko hari ibintu byinshi bishobora gukemuka uhaye abantu intebe yo kuba icyo gihe cyo kuba yakwegisipurima ikimurimo nawe ukegisipurima icyawe mukari ahantu mwahuriza byarenga byajya gusenya bikaba ikindi kibazo none itegeko rigakora. Urumva nta byera ngo de abantu barakora abandi bakavuga abandi bagashima abandi bakagaya niko mwene Adamu aremetse. Mwumva yuko nanjye nashyigikira mugenzi wanjye biramutse bibaye byiza koko wa mugani abantu bakajya bahabwa urubuga rwo kuba bagaragaza ibibarimo byadufasha no gucukumbura bya bindi bitagaragara neza mu rwego rwo kugira ngo tubishakira umuti. Urugero rwiza ni nk'iranama y'umushyikirano mu by'ukuri njye ndayishima cyane kuko itanga umuyoboro mwiza wo kuba abanyarwanda bashobora kwisanzura. Nashakaga kuvuga yuko ibintu byose bisa naho biri mu nzira, bishobora kuba bigenda bisumbana, bimwe bitaragera ku rwego runuru, ibindi bitaragera aho dushaka n'ibiki, ariko ibintu biri mu nzira. N'ibyo ngibyo byo gutanga ijambo ku baturage, ku banyarwanda biri mu nzira, birahari. Ari ibyo ngibyo byo kubafasha kumva imitekerereze mibi ngo banayirwanye, ibyo biri mu nzira, birahari. Ari mu kubaha indangagaciro z'abanyarwanda, ibyo biri mu nzira, birahari. Hari n'ibindi bihari nabyo bijya bitera ibibazo, ni imibereho y'abantu. Yego. Imibereho y'abantu kuko turavuga politike, turavuga ariko ntibiribwa. Tugomba kugaruka kuri cya cyizere ariko cyubaka. Noneho abantu bakora bate kugira ngo icyo cyizere bacyubakire hamwe? Abantu bajye bahura habanje kureba ngo ninde twicaranye. Mana yanjye ngo nicaranye ngo na honorable police ngo ubu ntacyo navuga. Deja nkahita numva ndifunze. Oya mbere mwambajije ikibazo ngira ngo ntago nari nakagiye muri gihe ngo nzamure neza icyo mfite. Ariko noneho ubu numva ko ikintu cyangombwa gikenewe none ahangaha nukureka umuntu icyo abitse mureka kikubwire, nibwo uzamenya ubukire bumurimo, umenye ndetse n'ububisha bushobora kuba bumurimo umenye nuko wanamukiza. Ariko kutamwemerera kubivuga njye nibaza ko ariyo ndwara yazatuma tutabasha no kuzamuka gutya. Ese haraho ntabwo abantu baba babijyamo ku mbaraga, amatorero, inama y'umushyikirano? Iyo urebye nk'inama y'umushyikirano ubona ari n'urwego abantu kugeza ubu ngubu urebye n'uburyo bwa communication buhari, ntago wavuga ko abantu babijyamo ku ngufu. Kuko n'ibyo utavugiye hariya kubera umwanya udahari, na internet irahari n'igihe kirahari, biri ikintu cyose hariya. Bibaza ko abantu b'abanyapolitike bashaka kumenya neza icyo abanyarwanda batekereza kuri iki gihugu, bakajya muri ubwo buryo bwose bwakizeho, bazahita babona umurongo. Ntekereza ko bigenda birushaho kuba byiza kuko mu nzira zihari, ngira ngo nabaho urugero rw'iriya site yitwa igihe.com, aho bagaragaza inkuru hasi hakaza komanteri y'uburyo abantu babyumva. Biriya ni ibintu abantu bashobora gukurikirana cyane bakamenya uburyo bumva ibitekerezo by'abanyarwanda, bagashaka n'umuti w'ibibazo bagenda babona ahantu hariya. Kuko nta n'izina umuntu aba yagaragaje nibura ngo amenyekane. Ni etape imwe nziza yuko nibura umuntu abasha kubigira, ariko kuvuga ngo turatinyuka kubivuga gusa kuko izina ritagaragara, yewe ndumva bigifite. Hari uburyo tugomba gukomeza kwigisha abantu. Igitekerezo cyanjye nkakizana nkubwira, ariko nyakubahwa igitekerezo cyawe cyari kimeze gutya, ariko icyanjye ndabona ari iki. Nigishaka cye kujya mu murongo wawe ariko ukemerera ko bizaza. Ibyo byose birahari. Icyo navuze ni uko itaragera hari ku nzego zishimishije cyane. Ikindi nababwiye ni uko kuganira, ibiganiro birahari, nta n'umubuza, nta n'umuntu yavuga ngo ibi bo kubivuga, bo kubiganira, birahari. Ariko muri uko kuganira ni icyo tugomba mu ndangagaciro tugomba kubwira abanyarwanda, ni izo ndangagaciro zubaka igihugu n'abanyarwanda. Ni ibintu tugomba kuvuganaho, kuko hari umunsi umunyapolitiki ashobora kuza akambwira ngo mu ndangagaciro z'abanyarwanda turashaka abanyarwanda bagira bajye bogosha umusatsi wenda ntibashaka ibisage nk'ibi byanjye, mbigire nzajya kudisikita cyangwa se kuburana hehe nabitegetswe. Hari umunsi bazatubwira ngo
ariko twe turashaka kumujya mwambara kositimu ibintu by'amajinsi ntabwo tubyumva uvuga ko iyo niko deba zigenda mu byangane numva ko tubiganireho reka ntugatinye ntituzigere dutinya nk'abanyarwanda igitekerezo cy'undi munyarwanda n'igisenya tuzamufatira ibyemezo nibyo nababwiye ntawe utinya ko habaho ibiganiro binafunguye iyo perezida yatumiye inama y'umushyikirano hakazamo abayobozi b'umudugudu kandi bose warabibonye wa wundi wavugaga wa mukobwa wavugaga umuyobozi w'umudugudu avuga ati wacu ariko ibarabara riniri amazi aha n'aha yahise ababwira ngo nimugende mwebwe inzego zishinzwe kubireba mubirebe kubona umuturage uraha atelefona ati mumbarize perezida ibi yego ndanemera ko bitaragera aho bishimishije kurushaho ikigamijwe n'ibigaragara mu biganiro byose byabaye ni ukugera kuri wa muryango w'abanyarwanda buri munyarwanda wese yiyumvamo Lion ati ibitekerezo byanjye n'ibya ambasaderi polisi nubwo byaba bigongana ariko buri wese akagira icyo avuga twageze aho na wa wundi wakoze ibyaha bikomeye cyane nawe yumva afite icyo agomba gukora mu muryango w'abanyarwanda nicyo kibazo nabaza Sheikh nabyo navuga yuko birimo biraza kuko iyo ufashe urugero rw'aba bantu bakoze icyaha cya jenoside bari muri tiji kuba baragaruwe mu muryango nyarwanda bakaba barimo nk'abarangije ibihano byabo bari basubiye mu tugari mu midugudu ntekereza yuko basubiye mu buzima busanzwe ku buryo ubwoba bugenda bushyira kandi bakagenda biyadapta kuko nabo bafite ubwoba bensiri bafite bamwe muri bo bafite ubwoba bw'ibyo bakoze ingaruka z'ibyo bakoze ntabwo barageza igihe cyo kwiyumva neza koko ko ari abanyarwanda bujuje indangagaciro z'umunyarwanda ariko buhoro buhoro bigaragara ko bigenda biza mbona bariya bantu bakoze ibyaha binaremereye bafite uburenganzira bwinshi rwose bwinshi cyane ndetse kuko no mu nzego z'ubuyobozi se barahari no ku misozi barahari baratuye ntago wavuga ngo hari uretse ubwoba bw'icyo yakoze butuma atisanzuye kuko yanagikoreyeho baturanyi ariko imiryango irafunguye rwose ni na byiza akagira ubwoba kugira ngo atazabyongera atazagera ahantu yisanzura cyane akumva ko nta kibazo byari biteye ikigaragara ariko hari ababyicuza hari n'abandi batsimbaraye pe umva ko ahubwo mureke nongere mbereke uti ni na byiza ko agira ubwoba kugira ngo atazabaho yongera kugwa muri wa mutego wo kubyongera icyamuha icyizere ko noneho yemewe kwinjira mu muryango w'abanyarwanda akongera kubaka akaba umunyarwanda ni iki mu bikorwa rero mu ngano baba barimo harimo kubigisha kubana n'abandi bantu hakabaho ubwo imiryango yabo izi ikabasura ndibuka nagiye mu ngano imwe hariya ya Kinyinya aho nasanze imiryango y'abaturanyi basabye umutijisita akazana umuryango we agasaba n'umuturanyi we ubwo byensuri we yahemukiye bakaza mu ngando yari porogaramu yari hari baravuga famiye zimwe ziravuga zahohotewe famiye z'abicanyi ziravuga n'ababandi n'abatijisite baravuga noneho ukabaza babatinyura se n'intaha bizagenda bite yego inyigisho yari hari ni yuko icya mbere ari ukuvugisha ukuri akagira n'imbaraga zo gusaba imbabazi ikintu kizabatinyura cya mbere hari ijambo rivuga ngo ukuri kurakiza dushaka kukubwira rwose ukuri kurakiza abacitse ku icumu aho bari mu mirenge hose ntabwo bagifite uburakari cyangwa byo kuvuga ngo yaba ngura aranyiciye mu gihe yaba yaje akavuga ukuri agasaba n'imbabazi biteguye nabo kuzitanga baranabyumva ahubwo ikibazo ni ukubona ngo ninde uzatinyuka kuza kudusaba imbabazi muri make harakorwa byinshi kugira ngo umuryango w'abanyarwanda wongere wibumbe buri wese yaba uwahemukiwe uwiciwe yaba waragize uruhare mu bwicanyi yongera agaruke yumve ko nawe afite icyo agomba kungura umuryango w'abanyarwanda ingufu zikomeye aho zigomba gushyirwa n'aho yigeze kuvuga honorable ko abantu bagomba kugira icyo bakora hari ibintu bishobora kudusubiza inyuma
ubukene ni ikintu gishobora kujya gutya kikakumanura wari ugeze hejuru kikagutura hasi. Mbaye gutya kubera zakubera zikaza ari nyinshi cyane. Murakoze ku bitekerezo byose mumaze gutanga, nubwo hari ibyo tutabashije kumvikanaho, ariko mwanabyemeye ko ubwinshi bw'ibitekerezo binyuranye ari nabwo bwubaka. Mureke tugere ku mwanya wo kwanzura tugerageza gusubiza iki kibazo. Hakorwa iki kugira ngo abantu birinde kuyoboka umurongo w'ibitekerezo bisenya? Nyuma yo gusesengura amakimbirane yo muri Irani, turasanga hari ibintu bine bishobora gukorwa kugira ngo abantu birinde kujya mu murongo w'ibitekerezo bisenya. Icya mbere, menya ko idini iryo ari ryo ryose rikwizeza ko ibibazo byawe bizarangira ari uko nyirabayazana avuye mu nzira rikuyobya. Icyizere nyacyo gitangwa n'umuntu ukwizeza ko azakubakira, kuko gusenya bitubaka. Icya kabiri, hora wibuka ko buri gikorwa kigamije gutesha agaciro undi gishobora kuba cyihishe inyuma ya wa murongo w'ibitekerezo bisenya. Icya gatatu, gendera ku bitekerezo byubaka, ugira icyizere cy'ejo hazaza heza kandi habereye bose. Icya kane, iyemeze kutarebera, wamagana ibitekerezo bisenya aho bigaragaye hose. Nagira ngo nshimire abatumire b'Ingirikwiye ya none ku bitekerezo batanze. Nshimire nanone mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera, kandi nizeye ko tuzaba turi kumwe mu Ngirikwiye y'ubutaha. Mu Ngirikwiye y'ubutaha, Dr. Nasoni Munyandamutsa, Willy Rukundo, Assumpta Mugiraneza, Ernest Mutwarasibo na Dr. Sename Ezekiel bazaganira ku makimbirane yo muri Bosnia. Kuba benshi mu baregwa ibikorwa bya jenoside muri icyo gihugu bacyumva ko ibyo bakoze byari bifite ishingiro, bituma amoko atandukanye akomeza kurebana ingwe. None hakorwa iki kugira ngo abanyabosnia bitandukanye burundu n'umuco wo kwimika ikibi nk'ukuri? Ni mu Ngirikwiye y'ubutaha.